Reka mbonereho ngusuhuze wo guteza amatwi Umucyo 250 channel. Ni inkuru mbi, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yashenguye imitima y'abanyarwanda n'abakunzi ba muzika muri rusange, ndetse ni n'igihombo gikomeye. Ni umuntu w'ingenzi twabuze. Gusa ubuzima niko bumera, butujyana aho bushaka. Nawe umenye uko biba bimeze, ubona bigenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Umuraperi Tuyishime Joshua wamenyekanye nka Jay Polly muri muzika watanze ibyishimo mu nguni zose z'ubuzima yisunze injyana ya hip hop, yitabye Imana ku munsi w'ejo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 azize ubu burwayi. Uyu muraperi Tuyishime Joshua cyangwa se Jay Polly wafatwaga nk'umwami w'injyana ya hip hop mu Rwanda, ndetse nawe akaba yakundaga kwiyita akaba kabisobanuye umwami. Yitabye Imana mu rukerera rwo kuwa 4 tariki ya 2 Nzeri mu 2021 azize uburwayi. Yajyanywe mu bitaro byo ku Muhima muri Kigali aruka ndetse anababara anaribwa umutwe. Radio 1 yatangaje ko aya makuru yizewe uko uyu muhanzi yitabye Imana ahagana mu masaa 9 z'urukerera rwo kuri iriya tariki 2 z'ukwezi kwa 9 muri ambulance arimo ajyanwa kwa muganga. Umuraperi Jay Polly yari amaze iminsi afungiye muri gereza y'Amageragere akurikiranweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yagombaga kuzasubira rero imbere y'urukiko tariki 2 Ukuboza mu mwaka w'2021. Mu kiganiro n'inyarwanda.com, umuvugizi wa Mageragere mu Rwanda SCP Peri Uwera Gakwaya yemeje aya makuru y'urupfu rwa Jay Polly ko ari ukuri. Yagize ati, yego ayo makuru niyo, yaguye mu bitaro bya Muhima. Ubwo rero twari tumubajije icyo Jay Polly yazize, yagize ati, mwakwihangana kuko turacyashaka kubagezaho itangazo rigenewe abanyamakuru kandi autopsy. Ikindi ku rupfu rwe ruzagaragazwa na autopsy, ibizamini bya muganga byerekana icyatumye apfa. Ibyo byose ni procedure tukirimo, ariko yarwaye tumujyana kwa muganga mu bitaro nyuma arapfa. Ariko mu kanya turabagezaho itangazo ndaribaha. Urupfu rwa Jay Polly rwashinguye benshi mu banyarwanda. Jay Polly yamenyekanye birushijeho mu ndirimbo nka Kanyarira-jisho, Defu wa De, Umupfumu uzwi n'izindi nyinshi cyane. Ikindi kandi Tuyishime Joshua cyangwa se Jay Polly ni umuhanzi umwe mu bahanzi bakomeye wanegukanye igikombe cya Primus Guma Guma Superstars. Jay Polly yavutse tariki ya 5 Nyakanga mu mwaka w'1988. Avuka kuri se umubyara ari we Nsanzimana Pierre ndetse na Mukarubayiza Marienne. Akaba umwana wa kabiri mu muryango w'abana 3. Uyu muraperi yize amashuri y'incuke ku kigo cya Kinunga, ayisumbuye yiga ku kigo cya ESK giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu ishami ry'ubukorikori. Impano ye yo kuririmba ayikomora ku mubyeyi we wanaririmbaga muri korali Hoziyana muri ADEPR mu Gakinjiro. Mu mwaka w'2002 nibwo uyu muraperi yatangiye umuziki we ahereye mu itsinda rya muzika. Mu mwaka w'2002 nibwo uyu muraperi yatangiye umuziki we ahereye mu itsinda ryabyinaga mu mbyino zigezweho ryitwaga Black Powers. Mu mwaka w'2003 rero nibwo yahuye n'umuraperi Green P. Nyuma y'umwaka umwe bafatanyije na PRG bashinga itsinda bise G5. Muri icyo gihe bandikaga indirimbo, batangira no kujya muri studio ya TFP yakoragamo producer Busy B, ari naho bakoreye indirimbo yabo wa mbere bise Upenda. Baje guhura na producer Rikiriki
aza kubahuza n'umuraperi Bulldog cyangwa se Buda. Buri umwe akora indirimbo ye nubwo zitamenyekanye cyane. Nyuma rero baje gushinga itsinda baryita Tuff Gangs, bari bahuriyemo na Fireman na P-Fla. Ariko igihe cyarageze buri umwe aca inzira ze, mbese atangira kwihigira ukwe. Jay Polly yari umunyabugeni ukomeye kuko muri mwaka w'ibihumbi 2009 yamaze amezi hafi agera kuri 6 yose i Rubavu arimo akora muri atelier yitwa Ivuka, akora akazi ko gushushanya. Jay Polly yitabye Imana mu rukerera rwo kuwa 4 tariki 2 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka 2001. Jay Polly Tuyishime Joshua, Imana imwakire mu bayo.